Abantu bose bashaka kwitwa abanyabwenge, ariko si buri wese ugaragaza ibimenyetso by'ubwenge nyakuri. Umunyabwenge ntabwo ari ugira amanota meza mu ishuri gusa cyangwa kubaza ibintu byinshi mu mutwe. Oya, ahubwo umunyabwenge agaragazwa n'uburyo cyafatamo imyanzuro ye ndetse n'ibyemezo n'uburyo cyitwara mu buzima bwe bwa buri munsi ndetse n'uko yitangira abandi. Kuri uyu munsi ngiye kubabwira ibintu 10 bigaragaza umunyabwenge nyakuri. Hano niho ugiye gusobanukirwa neza nimba koko nawe uri umunyabwenge cyangwa se nimba tugomba kugutegura andi masomo kugira ngo nawe ube umunyabwenge. Kurikirana neza ijambo kurindi kuva ino video itangiye kugeza irangiye, maze nawe uraza gusobanukirwa neza icyiciro nawe barizwamo. Ndanakwibutsa ko wageze kuri LoveTime/P, inzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nimba ari ubwa mbere warugeze kuri LoveTime/P, wibuke gukanda subscribe kuko wageze ahantu hanyaho uzajya ukura ibisubizo by'ibibazo byawe umunsi ku wundi. Dore bimwe mu bintu bigaragaza ko uri umunyabwenge tudashingiye ku manota wabonaga mu ishuri cyangwa se kubuza ibintu byinshi mu mutwe. Ikintu cya mbere kigaragaza ko uri umuntu w'umunyabwenge: kumva neza mbere yo kuvuga. Umunyabwenge ahora yumva neza ndetse anateze amatwi mbere yo gusubiza. Ntiyihutira kuvuga atarabanza gutekereza neza ibyo agiye kuvugaho. Agastori gato k'umugabo ari wicaye mu nama yiturije yicecekeye, gusa bagenzi be bandi bari kumwe mu nama bakaba bari bafite amagambo menshi, gusa amagambo atari ari gutanga igisubizo cy'ikibazo bari bafite. Maze wa mugabo yaje kuza kubabwira ijambo rimwe aba ari ryo riza kuza kubyaramo igisubizo cy'ikibazo bari bafite. Iyo niyo myitwarire yerekana umunyabwenge. Umunyabwenge ntabwo ajya saragurika avuga amagambo atabanje gutekerezaho neza. Naho umuntu udafite ubwenge avuga mbere yo gutekereza, mu gihe umunyabwenge we atekereza mbere yo kuvuga. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko uri umunyabwenge, icyo kintu nta kindi ni ukwigira ku makosa wakoze. Umunyabwenge ahora yiga ku byo yakoze nabi. Reka dufate urugero rw'umuntu wacuruje ikabari gahomba. Umunyabwenge ntabwo avuga ngo business ntishobotse, ahubwo avuga ngo nacuruje ahantu hatari hakwiriye, nta marketing nakoze, niyo mpamvu nahombye. Reka nongere mbishyire mu bikorwa ariko mpindura ibitaragenze neza. Agastori gato k'umucuruzi witwa Jackman. Uyu Jackman yirukanywe inshuro nyinshi mu kazi bitewe n'ibihombo yagiraga, gusa nyuma yaje gufata ya makosa yakoraga yamuteraga igihombo ayahinduramo isomo, maze nyuma aza kuza gushinga urubuga rwa Alibaba. Kuri ubu ngubu nta muntu utazi urubuga rwa Alibaba. Ubu Jackman ni umwe mu bantu bakomeye hano ku isi kubera kwigira ku makosa ye. Ndahamya neza iyo ataza kuza kwigira ku makosa yiwe, kuri ubu nta muntu n'umwe ari kuba umuzi hano ku isi. Ibi nibyo biranga umunyabwenge. Umunyabwenge yigira ku makosa yiwe, naho injiji igahora isubiramo ya makosa. Nawe nimba koko uri umunyabwenge akaba ari n'ubwa mbere ugeze kuri LoveTime/P, wasoje gukanda subscribe kuko wasobanukiwe neza ko amaze kugera ahantu hanyaho abanyabwenge babarizwa. Ikintu cya gatatu kikwereka ko uri umunyabwenge, icyo kintu nta kindi ni uguhanga amaso ku bintu by'igihe kirekire. Umunyabwenge atekereza ejo hazaza, ntareba gusa ku byishimo by'ako kanya. Reka mbaho urugero rutoya. Umusore umwe ashora amafaranga ye mu kabari kunywa inzoga buri munsi, naho undi nawe agashora amafaranga ye mu kujya kwiga ubumenyi bushya bwa buri munsi. Mu myaka 5 gusa wa wundi yashoye amafaranga ye mu kabari, ubuzima bwe nta kintu buzaba bwarahindutseho. Gusa mu myaka 5 izaba iri imbere, kuri wa wundi washoye amafaranga ye mu kujya kwiga ubumenyi bwa buri munsi, hari icyo azaba yariyongereho mu iterambere rye ndetse no mu bumenyi bwiwe. Ubwenge nyakuri ni ukureba kure. Abandi bareba iby'uyu munsi, wowe ukareba ibyo mu myaka 2 iri imbere. Ibyo nibyo bintu biranga umunyabwenge. Umunyabwenge ntabwo atekereza iby'uyu munsi, ahubwo atekereza ibyo mu myaka 2 izaza. Ni ukuvuga ngo tujya kwinjira mu mwaka umwe tujya mu wundi, umunyabwenge yarasoje gutekereza icyo azakora muri uwo mwaka agiye kujyamo. Ni nayo mpamvu akenshi uzasanga abakire benshi ari abanyabwenge, kuko batekereza kure kandi bagatekereza ku nyungu z'igihe kirekire. Ikintu cya kane kiranga umunyabwenge, icyo kintu nta kindi ni ukwicisha bugufi. Umunyabwenge niyo yabazi byinshi ahora yicisha bugufi, ntavuga ngo njye uzi byose. Umuntu w'umunyabwenge ntabwo uzigera umubona yishyira hejuru yigize nyirandabizi, ahubwo ahantu aba ari hose ahora yicishije bugufi yateze amatwi bagenzi be. Agastori gato. Socrates, uyu ni umwe mu bantu b'abanyabwenge ba kera, yavuze amagambo azwi cyane nk'aya akurikira: I know that I know nothing. Aho ngaho niho ubwenge bwa nyabwo bugaragarira, kwemera ko hari ibindi byinshi utazi. Ikintu cya gatanu kikwereka umunyabwenge nyawe, icyo kintu nta kindi ni ugufata icyemezo cyiza mu bihe bikomeye. Umunyabwenge nyakuri bigaragarira mu gihe cy'ibibazo bikomeye. Iyo ibintu bimeze neza, buri wese ashobora kuvuga neza akagira ibitekerezo byiza, ariko mu gihe cy'ibibazo nibwo utandukanye umunyabwenge n'utari umunyabwenge. Reka mbaho urugero rutoya.
Tekereza habaye impanuka y'imodoka imbere yawe, abantu benshi bahita batangira gutaka, abandi bakifata ku gahanga, abandi bakiruka ntacyo babikozeho. Ariko umunyabwenge aratuza agatangira gutekereza uko yakura abo bantu mu kaga, cyangwa se uburyo ki yahamagara ubutabazi bukaba bwafasha abo bantu. Uyu mutuzo n'ubushishozi umunyabwenge aba yifitemo nicyo kimenyetso cy'ubwenge. Reka dufate urundi rugero rwo mu buzima busanzwe. Hari ubwo uhabwa amahitamo akomeye mu buzima, kuguma mu kazi kaguhemba neza cyangwa se gufata riske ukajya gushinga business yawe. Umuntu udafite ubwenge ashobora gufata icyemezo cya vuba gishingiye ku byiyumviro, ariko umunyabwenge aricara agasuzuma ibyiza n'ibibi, agatekereza ku ngaruka, nyuma agafata icyemezo gishingiye ku bwenge n'ubushishozi. Ibi byose bigaragaza ko ubwenge atari ugutinya ibibazo, ahubwo ari ukugira umutuzo n'ubushishozi mu gufata icyemezo gikwiye mu bihe bikomeye. Ikintu cya gatandatu kiranga umunyabwenge nyakuri: gutandukanya iby'ingenzi n'ibitari iby'ingenzi. Umunyabwenge ahora abona iby'ingenzi mu buzima bwe, kandi agahorana ubushishozi bwo kuvuga ati ibi ni iby'ingenzi, ibi ntago ari iby'ingenzi. Reka nguhe urugero: nimba ufite amafaranga make, ushobora guhitamo kujya kugura inzoga cyangwa se kujya mu kabari, cyangwa nanone ugahitamo kugura igitabo cyangwa kugura icyuma cyagufasha mu kwiyungura ubundi bumenyi bushyashya. Umunyabwenge ashyira imbere ikizamuteza imbere, nubwo bwose bishobora kumubabaza muri ako kanya. Urugero rwa kabiri rwo mu buzima bwa buri munsi: umuntu ashobora kuba ari kumwe n'inshuti zimujyana mu bidafite umumaro, cyangwa inshuti zimwigisha uko yatera imbere. Umunyabwenge nyawe ahitamo icyo kizamuha umusaruro w'ejo hazaza. Kumenya gutandukanya iby'ingenzi n'ibitari ngombwa ni nk'uko umuntu agenda mu nzira yikoreye ibiro byinshi ku mutwe. Umunyabwenge ahita abisiga hasi, agasiga ibyo bidafite umumaro, kugira ngo agere ahajya ataruhutse inshuro nyinshi. Ikintu cya karindwi kigaragaza umunyabwenge nyawe, icyo kintu nta kindi, ni ukugira impuhwe no kumva abandi. Ubwenge nyakuri ntibugarukira mu mutwe gusa, bugaragara no mu mutima. Umunyabwenge ntabwo atekereza ku nyungu ze gusa, ahubwo anashyira umutima mu mwanya w'abandi. Agastori gato: hari umusore watambutse ahantu ahasanga umwana waguye mu nzira, gusa uwo mwana yari yatambutsweho n'abantu benshi banze kuba bagira icyo bamufasha, bitewe n'uko bari bafite izabo gahunda zindi bari bigiriyemo. Ariko uwo musore yahagaritse urugendo rwe, maze afasha uwo mwana aramuhagurutsa, amushyira mu nzira nziza. Iyo myitwarire si ikimenyetso cyo kugira neza gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubwenge bwo kumenya ko abantu tubeshejweho no gufashanya. Reka mbaho urugero ruto: mu kazi umuntu w'umunyabwenge ntabwo ategeka gusa, yumva ibitekerezo by'abakozi be akabafasha gukora. Aho niho ubwenge bugaragarira mu kugira impuhwe ndetse no kugira umutima mwiza. Umunyabwenge asobanukiwe neza ko ku isi tutabeshejweho no gutwara n'aba bandi, ahubwo ko icy'ingenzi ari uko dufashanya. Kubaho udafite impuhwe ni ikimenyetso cy'uko utari umunyabwenge. Ikintu cya munani kikwereka ko uri umunyabwenge, icyo kintu nta kindi, ni ukwihangana. Kwihangana ni imwe mu nkingi z'ubwenge. Umunyabwenge ahora azi neza ko ibintu byose bigira igihe cyabyo, kandi ko kwihuta cyane cyangwa gusubizanya ibintu n'uburakari bwinshi bidatanga igisubizo. Reka mbaho ingero ebyiri. Urugero rwa mbere: iyo umuntu atutse umunyabwenge ntabwo ahita amusubiza ako kanya, aritonda agatekereza neza igihe cyiza cyo kugusubiza, cyangwa se agahitamo kukwihorera. Iyo atihanganye ashobora gukora ikintu azicuza ubuzima bwe bwose. Urugero rwa kabiri: kwihangana kwe bigaragarira no mu bikorwa bye. Kugira ubyumve neza, reka nguhe urugero rw'umuhinzi ufata amafaranga yiwe akayashora muri business z'ubuhinzi. Wibuke neza ko iyo umuhinzi ahinze adahita asarura, ahubwo ategereza amezi cyangwa se imyaka, kandi abazi neza ko inzira y'iterambere ifata igihe kirekire. Kwihangana ni ikimenyetso cy'ubwenge, kuko uba warasoje gusobanukirwa neza ko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Abadafite ubwenge bakora ibintu byabo bahubagurika ndetse banihuta cyane, bikarangira bibagizeho ingaruka mbi kandi zikomeye cyane. Ikintu cya cyenda kiranga umunyabwenge nyakuri, icyo kintu nta kindi, ni ukumenya guhakana ukavuga hoya mu gihe ubona ko ibintu bidashoboka. Umunyabwenge azi kuvuga oya mu gihe gikwiye ndetse no mu buryo buboneye. Reka mbahereze ingero ebyiri. Urugero rwa mbere: nimba inshuti zawe zishaka gushora mu mico itari myiza nk'ubusambanyi, ubusinzi, kunywa ibiyobyabwenge, umunyabwenge nyawe ahita ahakana akavuga oya, ibyo ngibyo ntabwo biri mu byo nkwiriye gukora. Icyo gihe izo nshuti zawe zishobora kuguseka, ariko wowe icyo uzaba ukoze uzaba urinze indangagaciro zawe. Urugero rwa kabiri: mu kazi cyangwa se business hari igihe ushobora guhabwa amahirwe atari meza, hari ushaka kugukoresha nabi cyangwa se kukubeshya. Umunyabwenge ntabwo yemera ibyo byose kugira ngo ashimishe abantu, cyane ko umunyabwenge aba yarasoje gusobanukirwa neza ko abantu ari nta munoza. Niyo mpamvu iyo uri umunyabwenge uhita uvuga ijambo oya: ibyo ngibyo ntabwo bikwiranye n'indangagaciro zanjye. Kuvuga oya si ugutera abandi agahinda, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kurinda indangagaciro zawe ndetse no kubaka ejo hazaza heza hawe. Hari abantu benshi bicuza mu buzima bwabo kuko batigeze biga kuvuga ijambo oya. Ikintu cya 10 kigaragaza ko uri umunyabwenge,
icyo kintu nta kindi ni uko uri umunyakuri, ukaba uri wa muntu uzi kuvugisha ukuri mu bintu byose. Ukuri ni inkingi y'ubwenge. Umunyabwenge ahora akomeye ku kuri nubwo byaba bigoye. Agastori gato. Umwana yabajijwe n'umubyeyi we nimba ari we koko wamennye televiziyo. Gusa umwana bitewe n'ubwoba yari afite azi yuko naramuka avuze ko ari we wamennye televiziyo ko ari buze kumuhana cyane. Uwo mwana yakomeje kunangira umutima wiwe, gusa igihe kiza kugera avugisha ukuri abwira umubyeyi wiwe ko ari we wamennye iyo televiziyo. Uwo mubyeyi we yaramukubise cyane, akimara kumukubita ahita abwira umwana wiwe ati ukuri niko kuzagufasha mu buzima bwawe bwose. Reka mbaho n'urugero rutoya. Mu kazi hari umuntu ushobora guhabwa amahirwe yo kubona amafaranga menshi ariko anyuze mu nzira mbi. Icyo gihe uri umunyabwenge utuvuga ko bitashoboka, kuko icyo uba ushaka bari kugendera ku murongo w'ukuri, kuko uba utabuzi neza ikizaba nyuma yo kuba wahemuka kugira ubone ayo mafaranga. Rero niyo mpamvu umunyabwenge ahita atekereza kabiri, agahita asubiza ijambo oya, akavuga ko bitashoboka. Yega azaba ahombye amafaranga menshi muri ako kanya, ariko azabaho igihe kirekire afite amahoro yo mu mutima, azi neza ko ntawe yigeze ahemukira kugira abone ubwo butunzi. Ukuri ni intandaro ikomeye cyane. Gusa iyo ubeshye uba umeze nk'umuntu wubatse inzu ku musenyi, kuko igihe icyo ari cyo cyose yanze ibishobora kuba yazagwa. Niyo mpamvu umunyabwenge wese akoresha ukuri kurusha ibinyoma, kuko iyo uvugisha ukuri uba umeze nk'umuntu wubatse inzu ku rutare. Uba utandukanye rero na wa munyabinyoma uba wubatse inzu yiwe ku musenyi. Niyo mpamvu umunyabwenge ahitamo gukoresha ukuri kabone n'ubwo bwose byaba bigoye. Ibi bintu byose maze kuvuga ni ibintu bigaragaza umunyabwenge. Nimba nawe kandi uri umunyabwenge akaba ari n'ubwa mbere warugeze kuri LoveTime/P, ndabizi neza wasoje gukora subscribe, kuko wageze mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Si ibyo gusa, kuko ni byinshi by'ubwenge bivugirwa kuri LoveTime/P. Niyo mpamvu gukanda subscribe ari nta gihombo kirimo. None se nshuti yanjye, wowe twabanye kuva kino kiganiro cyatangiriye kugeza ku musozo wacyo, mu mibereho yawe ni ibihe bimenyetso bibonaho muri bino byose tumaze kuvuga? Ese uri mu nzira yo kuba umunyabwenge cyangwa hari ibyo ugomba gukosora? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, kandi nimba wanogewe na kino kiganiro wibuke gukanda like kandi unasharinge ku nshuti zawe. Kandi nkwifurije ko buri munsi wajya uhora uri umuntu w'umunyabwenge nyakuri. Ni naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwakoze kubana nanjye. Imana ikomeze ibarinde.